impano yo gusuhuza Silowamu ahantu bateraniye. Turabakunda cyane. Usineza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ungosi imbere n'inyuma, naguhishamye ibiri mu mutima wanjye, ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, nazamuka nkajya mu ijuru riyo ikuzimu gerayo. Uwiteka warandondora neza imigendere yawe, menyera kure cyane ibyo nibwira, imbere n'inyuma, naguhishane mwami, ko bitwikuruwe kangana mu ijuru n'ikuzimu ugera, ntacyo naguhisha, ntaho naguhisha, ntacyo naguhisha, ntaho naguhisha, ntacyo naguhisha, ntaho naguhisha. Ngiye kuririmba indirimbo nkunda cyane, ndi gukunda muri iyi minsi y'ikigande. Iravuga ngo Linda Yesu alinamanyi yagayamba abakoye. Bisobanuye ngo tegereza Yesu, afite imbaraga, afasha abababaye. Imana ibahe umugisha cyane. Hallelujah. Linda Yesu, Linda Yesu alina manyi, agayamba abakoye. Linda Yesu yo, Linda Yesu, Linda Yesu yalina manyi, oh ya gayamba abakoye. Linda Yesu yo, Linda Yesu, Linda Yesu, Linda Yesu galina manyi, yagayamba yagayamba oh abakoye. Linda Yesu yo, Linda, Linda Yesu, Linda Yesu yalina manyi, oh ya gaya
yagayamba oh yagayamba abakoye linda yesoyo amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu amasezerano yose uko Imana iyatanga oh yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu isi ntirizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano isi ntirizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano jukora nk'Aburahamu ubura maso yawe warinyenyeri wizeye amasezerano ye isi yose bizavaho ijuru rikavaho uwizera wese azabona ayo masezerano isi yose bizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano uwizera azabona ayo masezerano uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwizera azabona ayo masezerano. Mise numva nakomeza mvuga ngo yose yakomeresheje imbaraga z'umusaraba. Haleluya, haleluya. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvisha umutima wanjye urakwizeye. Mwami ndategereje gusingira, ni kenshi nakumvisha umutima wanjye urakwizeye.
binyokorera umwami wanjye igihe umaze kuri uyu musozi kirarangiye bitigiye umaze kuzenguruka kuri uyu musozi kirarangiye warategereje none iminsi irushijeho kuramba ariko igihe cyawe kirarangiye nami ndategereje gusinyira icyo wabwiye ni kenshi nakumvise umutima wanjye ndategereje nami ndategereje gusinyira icyo wabwiye ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye nami Yesu we nami ndategereje gusinyira icyo wabwiye ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye nami Yesu umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye uri inshuti yanjye ibihe byose urakwizeye mu makuba mu ngorane mu ntambara umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye Yesu we umutima wanjye urakwizeye amasezerano umwami Yesu yampaye yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba yose yayakomeresheje imbaraga z'umusaraba ndategereje nami ndategereje gusinyira icyo wambwiye ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye nami ndategereje gusinyira icyo wambwiye ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye nami Yesu we nami Yesu umutima wanjye urakwizeye nami Mana we umutima wanjye urakwizeye zikwimyuzo bisoza umutima wanjye urakwizeye ntambara yakugora mwami umutima wanjye urakwizeye uratsinda mwami umutima wanjye urakwizeye 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 umutima wanjye urakwizeye
umutima wanjye urakwizeye. Amen. Twizere ko munezerewe aho mwicaye mu masaro yanyu, bari kudukurikirana kuri YouTube. Mwese muhezagirwe mu izina rya Yesu, kandi ubuzima bwanyu umucyo w'Imana akomeze ubumurikire. Turushaho kwizera cyane Umwami Imana kuko ashoboye byose. Niwe turirimba, niwe tuvuga, niwe kubaho, niwe kunesha, niwe mbaraga, niwe mahoro. Amen. Ninde wasa nawe, ninde ngaona zambire, ninde wasa na Yesu, ninde ngaona zambire, ninde wasa nawe, ninde ngaona zambire, ninde wasa nawe, ninde ngaona zambire. Nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu. Yageze mu bukwe bw'Ikana, ibyo kunywa biraboneka. Ageze ku nyanja, Petero afata amafi menshi. Urukundo rwe ntirugereranywa, imbabazi atugirira zirambaye. Amahoro atanga ntagira akagero. Ninde wasa nawe, ninde ngaona zambire, ninde wasa nawe, ninde ngaona zambire. Nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona narebye mu bakomeye, narebye mu boroheje, abisi abanyembaraga, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu. Namba moja, nimero ya mbere, Yesu ni namba moja, nimero ya mbere, namba moja, nimero ya mbere,
moja, hari hariye, nimero ya mbere, hari hariye, namba moja, hari hariye, nimero ya mbere, hari hariye. Yes, you too. Hariye ni nimero ya mbere namba moja. Twizere ko aho muri mu rugo mwakomeje kugenda mufashwa. Rero iki ni ikiganiro Holy Room, aho muherereye mu rugo mwese. Ni bande bafashijwe muri iyi session? Twe turi kumwe na Jado. Sinza mutwandikire kuri WhatsApp yacu 07887445 amazeru abiri. Niba wafashijwe utwandikire aho uherereye, tubwire ko wafashijwe. Abandi namwe muri kuri YouTube channel yacu twitwa Holy Room, mushobora kuba mwadukurikira live, mutubwire abafashijwe. Ndikubona benshi cyane, Furaha Karangazi, mise mbona message zisikiranya. Imana ibahe umugisha. Diane Kagugu, Jado. Diane Kagugu ibintu yashyizeho. Diane ata ashyizeho akantu k'urukundo rw'Imana, niho tugakomora kariya. Okay, ndabona abandi bantu batubwira ko bashaka umucuranzi nawe mu mwanya boringo turaza kuza kumwerekana suhuza ubwoko bw'Imana. Abantu mwese rero mwafashijwe, mutwandikira undi mutubwira aho muherereye. Jado, Imana iguhe umugisha kuri tubusangire, nubwo ngo baje bavuga ngo nta muntu usangira n'andi, umugisha ngo Imana ifite mwinshi biryoha bisangiye. Nubwo twese dufite iwacu, ariko tuzawusangira kabisa. Wow. Amen. Kutuzaniye indirimbo nshya rero. Nabazaniye indirimbo nshya yitwa Gorigota. Ese nabonye rineminze Haleluya Gorigota. Gorigota, ariko ushatse wayita Haleluya. Byose twabishyizeho, wakwandika birateruwe no ko umuntu afashwa. Impamvu twashyizeho Haleluya, mfite n'indirimbo yitwa Gorigota. So mbagira ngo basi ibifite itandukaniro n'iriye. Imana ishimwe cyane kuko yaduhaye indirimbo turi gusangira n'abera bose, kwibuka icyo Kristo yakoze ku musaraba i Kalvari. Twaravuze ngo turashima Imana ko tutakiri imbohe. Haleluya. Amen. Turashima Imana ko Kristo yabaye umukiza w'ubuzima bwacu. Amen. Turashima Imana ko yatubereye umucunguzi. Turashima Imana ko twuzuye umunezero, twuzuye ibyishimo, turi abanyamugisha bwa Kristo ku bw'umusaraba wiwe. Niyo message urebye twifuje gusangiza abera bose. Wow, urakoze cyane. Ni indirimbo nziza nayikunze cyane, ikoze mu buryo bwa live recording. Wayikoreye hehe? Nayikoreye Kacyiru, hano bita Solace. Abantu bayibona gute rero? Bashobora kuyibona kuri YouTube channel yanjye, amazina nkoreshaho ni Jado Sinza. Ugiyeho ushobora kwita uyibona rwose byoroshye cyane. Yego, urakoze cyane. Ahandi muza kugirirwa ubuntu bwo kuza kuyibona ni kuri Isibo TV. Tugiye kwiririmbaho iminota 3 yonyine. Yego, iminota 3 irahaje. Tugiye kwiririmbaho iminota 3. Ubutumwa bwora abana abantu ni benshi cyane. Somo bungu ubu twumve. Nawe ngiye kugira umunyamakuru. Murakoze cyane. Yavuze ngo hello, mukomeze kugubwa neza, mubwire aturirimbire imwe mu yasiro wa mukwaya. Ubungu ni ubutumwa bumwe, gadusoma ubundi urabona ko ari bwinshi cyane. Uyu nguyu yatubwiye ngo iki? Ndafashijwe n'ukuri. Ni Sophie Kongo Nil. Kongo Nil badukurikira. Aho hari abandi bantu nabonye banditse. Bamugisha kabisa abantu bari muri Kongo Nil. Banditse urundi rurimi. Kongo Nil nayize muri geography. Wayize muri geography. Uyu nguyu yatubwiye ngo iki? Ariko nabonye banditse Uruganda. Uyu we ari Kayonza. Imana imuhe umugisha. People who are watching from Uganda, God bless you. Nagiye mbabona. Umva ko umwuka w'Imana yatuyoboye. Umwuka w'Imana yatuyoboye. Nababonye. Mukama gerageza Jado. Mukama yebazibwe. Mwebare dada. Imana nihereza umugisha abantu bose b'Uganda badukurikiye mu izina rya Yesu. God bless you, blessing from Uganda. Jado, twagiye rero urabona ko ubutumwa ari bwinshi cyane. Ngazira ibyabya nje nawe arwanira kumura urubanza
yabagazira ibyaha byanjye nawe arwanira kunkura urubanza. Haleluya, sinkiri imbohe. Haleluya, yaramboye. Haleluya, haleluya, umucunguzi n'umucunguzi. Haleluya, yaracunguye. Haleluya, haleluya, n'umucunguzi n'umucunguzi. Haleluya, yaracunguye. Haleluya, haleluya, niwe mukiza, niwe mukiza. Haleluya, yaracunguye. Oh, zanzandiko nyinshi zandegaga yazibambye i Karuvari. Zanzandiko nyinshi zandegaga yazibambye i Karuvari. Wari umunyabyaha nacunguwe na Yesu, anyirisha urukundo rwe rwinshi n'imbabazi. Wari ikigomeke, umwambuzi, nacunguwe na Yesu. Haleluya, 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 niwe mukiza, niwe mukiza. Haleluya, yaranyijije. Haleluya, haleluya, n'umucunguzi, n'umucunguzi. Haleluya, yaracunguye. arakoze cyane. Morigo, turuka aho ngaho uri muzi ucuranga ako kantu aho ngaho utera intambwe ebyiri igira inyuma gatoya. Ari indirimbo akunda cyane kandi ni nayo yasiruwamo. Ivuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya, azayicuranga. Noneho umunota umwe n'igice, guma aho ngaho, egera mikoro. Abantu badusabye ngo barashaka kukubona gusa, nubwo utari uri muri gahunda yo kuboneka. Yego, jya aho ngaho nta kibazo rwose. Nabanza ashangukana ubundi tute tukaririmba. Gacuranga umunota umwe. Noneho Jado, uhite wakira rero umukozi w'Imana watugendereye cyane rwose. Tubonewe gusuhuza Silowamu ahantu bateraniye, turabakunda cyane.
kure cyane ibyo nibwira ungozi imbere n'inyuma naguhishamye ibiri mu mutima wanjye ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa nazamuka nkajya mu ijuru iyo nikuzimu gerayo Witeka barandondora neza imigendere menyera kumera cyane ibyo nibwira